nongeye kubasuhuza bifuriza ibihe byiza mwese mukurikira ibiganiro byacu bica kuri iyi channel ariyo Smart Code 19. Ibutsa ko niba uri mushya ikisabwa no gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu mu ba mbere. Uyu munsi rero ndakuganira ku bintu ugomba kwirinda kuri smartphone yawe ko bishobora gutuma itaramba cyangwa se ikaba yanaguteza ibyago bikomeye. Mu byo ugomba kwirinda rero harimo kwirinda gushyira telefone yawe mu mufuka w'ishati kuko bishobora kuguteza ibibazo by'ubuzima. Mu gihe abahanga bo baba bavuga cyane kuri iyi ngingo, abaganga bo bavuga ko bongera bakanabibutsa ko gushyira telefone mu mufuka w'ishati atari ikintu cyiza kuko bigira ingaruka mbi ku buzima. Ikindi ugomba kwirinda rero ni ugucaginga telefone yawe igihe uri kwiyumviraho umuziki. Iyo wumva umuziki bituma telefone ishobora kugira ibindi bibazo kugeza n'ubwo ishobora no guturika. Iki rero ni kimwe ugomba kwirinda. Ikindi ugomba kwirinda ni gucaginga telefone yawe igihe screen yayo irebana n'urumuri rw'izuba. Icyo gihe iyo bimeze gutyo telefone yawe ishobora kuvana ubushyuhe kuva kuri 0 kugeza kuri dogere 40, bishobora kuyiteza ibibazo kugeza ubwo ishobora none guturika. Iki rero ni kimwe ugomba kwirinda. Ikindi ugomba kwirinda ni ugucaginga telefone yawe iri munsi y'umusego cyangwa se irambitse kuri matera kuko byongera ubushyuhe bwayo bugenda buzamuka kugeza igihe nanone kandi ishobora kugeza igihe iturika. Ibi rero bikaba byateza impanuka. Ibi nabyo ni bimwe ugomba kwirinda. Ikindi ugomba kwirinda imwe abantu benshi dukunze gukora ni ugucaginga telefone yawe igihe kirekire cyane. Uko urushaho kuyicaginga igihe kirekire cyane niko urushaho kwangiza bateri yawe kuzageza igihe idashobora no kuresista isaha imwe gusa. Hari abantu benshi bakunda kuraza amatelefone yabo kuri chargeur. Mbibutsa ko ibyo bintu ntabwo ari byiza, nubwo twese dukunda kubikora, ariko ntabwo ari byiza, burya aba ari kwangiza bateri. Ntabwo ari byiza kandi kuryama telefone yawe ikuri iruhande kuko bishobora gutuma udasinzira neza. Abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko iyo uryamye telefone yawe iri hafi yawe bigira ingaruka ku bwonko ku buryo bishobora gutuma udasinzira neza, ugasinzira ibice cyangwa se ijoro ryose ntunasinzire uko bikwiye. Ugomba rero gushyira telefone yawe kure yawe nko muri metero 5 byibura, cyangwa se ukayizimya kugira ngo ubashe gusinzira neza. Mu byo ugomba kwirinda harimo no kujyana telefone yawe kuyikoresha ku bantu batabifitiye ubushobozi, no kuvuga batabyemerewe, kuko burya uko urushaho kuyijyana ku bantu batabimenyereye hari igihe uzayishyira umuntu akayangiza aho kugira ngo ayikore. Telefone rero zikorwa n'abantu bazi uburyo zikora ndetse bakaba bazi neza n'uburyo bazifungura. Ntabwo ari buri wese upfa gufungura telefone ibonetse yose. Mwirinde rero gukoresha amatelefone yanyu ahantu hatizewe, hatazwi. Ikindi ugomba kwirinda ni ugukoresha chargeur za pirate mu gucaginga telefone yawe. Buri telefone igira chargeur yayo ndetse na spare parts zayo zabugenewe. Hari amasharigeri dukoresha akamara umwanya muremure cyane arenze n'umunsi kugira ngo yuzuze telefone, ariko nabwo bikanga. Hakaba n'andi masharigeri dukoresha aho kugira ngo ashyiremo umuriro ahubwo akayipangura. Rero mwirinde gukoresha chargeur za pirate ahubwo mugure izeno. Ikindi ugomba kwirinda ni ukureka telefone yawe iri aho gusa itarimo password cyangwa se yabikoresha fingerprint cyangwa se ijisho cyangwa ibindi bintu kugira ngo uyirokinge. Kubireka gusa, kuyireka iri aho ngaho itarokinze. Kubera ko telefone yawe iba ifite personal information, ni byiza kugira ngo uyishyiremo passcode kugira ngo hagize undi muntu uyifata cyangwa se ugira ibindi bintu ashaka kuyikoresha atakwibira amabanga yawe.
Ni byiza rero kwishyiramo password kugira ngo ibashe kugira umutekano uhagije. Ikindi kandi ugomba kwirinda ni ukwirinda kwinstara muri telefone yawe application zitazwi, ni ukuvuga zitavuye mu ma app store kuko zishobora kuguteza ibyago. Icya mbere, zishobora gutuma abantu bakugendaho bakunekaneka umunsi ku munsi, umunota ku munota, aho ujya hose, ibyo urimo byose, ndetse bakaba banatwara data zawe. Ikindi ni uko zishobora kwinjiramo amavirusi akangiza telefone yawe ku buryo udashobora no kuzanayikoresha. Ugomba kandi kwirinda gukoresha telefone yawe igihe iri kuri sharijeri, uhamagara, ukina amagame, kuko zishobora gutuma telefone iguturikira ku gutwi cyangwa mu ntoki. Hari amakisida menshi yatewe n'iki kintu tuzi twagiye twumva mu myaka yashize, ndetse na n'ubu ngubu biracyabaho. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ibindi ni ubutaha. Mugire ibihe byiza.